uri kubona kwa kundi uhura n'umuntu ukabona umuntu arasa neza, aratuje, muraganira ukumva vibes zirashoboka, abantu bose bakajya bavuga ngo yewe ngo mbega umuntu ngo uhora usa neza, ngo ese buriya abigenza ate? Ngo kugira ngo ahore ameze kuriya, kugira ngo abantu bahore bumva bamwiyumvamo. Buriya rero ikintu utazi ntabwo ari uko aba yakarabye kurusha abandi, ahubwo ni habits aba afite. Ni ukuntu aba asanzwe yitwara, aba ari ibintu yamenyereye yitoje mu gihe runaka, ariko ukibaza ngo njye nabigenza gute kugira ngo mere kuriya? Birashoboka ko nawe ushobora kuba ufite umuntu utekereza ukavuga ngo nanjye yaba byashobokaga nkamera nka runaka. Buriya rero ugomba kugira imyitwarire runaka wubaka n'ukuntu witwara kugira ngo ubashe kuba wamubona abantu bose bisangaho. Ni nacyo turi bugarukeho uyu munsi. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel, nitwa Delphine Umuhoza. Niba uri mushyashya aha ngaha, nguhaye rwose ikaze kandi ndagushimira cyane ko wahisemo kuza kureba iki kiganiro. Ntiwibagirwe gukora subscribe no gusharinga kugira ngo n'inshuti zawe zibashe kumenya ese bimeze bite, nanjye iki kintu buriya nta kintu cyanyigisha. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku myitwarire y'ingenzi umuntu wese agomba kugira ngo abe wamuntu abantu bose bisangaho. Umuntu wese areba umuntu akavuga ati ndifuza kumera nkawe, ndashaka kuba nkawe, ndasa neza gute mu bantu, aho ngenda, aho nsengera, aho nkora, abo tubana mu rugo bajye bambona nk'umuntu buri gihe uhora uri hamwe, uri poze, uri calme kandi ufite isuku. Buriya ikintu cya mbere gituma ugira agaciro muri sosiyete ahantu uri, ni uko icya mbere ugomba kumenya nuko ugomba kuba usa neza. Gusa neza bivuze iki? Bivuze ko uri wa muntu ukora isuku buri munsi, ugakaraba, ugasa neza ku buryo ahantu hose ugeze umuntu wese akubona akabona ko uri umuntu wakarabye, atari kuvuga ngo nuko uri guhumura gusa, ahubwo ugasa nk'umuntu wakarabye. Ko umuntu wakarabye ufite isuku n'utarakarabye byanze bikunze bitandukanye. Kandi gukaraba tuvuga ntabwo ari gukaraba mu maso gusa, ahubwo bivuze no gukaraba umubiri wose, ukamenya sure ko ukaraba byibuze kabiri ku munsi kugira ngo umuntu wese ukubonye abone uhora usa neza kandi ufite isuku. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko ugomba guhora nyine nk'uko nabivugaga mu kanya uhumura. Niba uri umuntu uhumura atari kuvuga ngo ni ukwitera parfum nyinshi cyangwa se spray nyinshi, ahubwo ari uko buri gihe uhora uhumura, nyine umuntu kumva ko ufite smell refresh. Icyanyuma kigendanye n'ibyo bigendanye n'isuku, ni uko ugomba guhora uri umuntu, ikinyarwanda cyacu sinzi ko nakibona, ariko ugomba kuba uri umuntu uri neat. Bivuze iki? Umusatsi, niba ufite umusatsi ugomba kuba usokoje, niba ntawe ufite ukaba uri umuntu ukunda kwiyogoshesha, ugomba kwiyogoshesha kandi ukirinda ko umusatsi wawe umuntu akureba nyine akabona mu mutwe ntabwo bimeze neza. Ubundi tukajya no ku kigendanye n'inzara. Inzara zawe zigomba kuba zikoreye isuku. Niba uri umuntu udaca inzara, menya ko kwaprosha no kukwegera bizagorana. Umuntu azayakureba yikanga avuga ati uyu muntu utajya unaca inzara, afite urwara rumwe rucitse, rundi ruhagaze, urufite umwanda n'udafite umwanda, bigaragara yuko uri umuntu nyine utagira isuku. Ndetse tukiri ku kintu kigendanye no kuba neat, ugomba kwibuka gukaraba intoki kenshi gashoboka. Apana bya bindi umuntu azakurira mu ntoki zawe ngo arebe intoki zawe abone rwose zirimo umwanda. Niba uri umukobwa ukunda kwisiga makeup, abone hano hasizeho tiro, ahangaha hariho igifoundation cyafasheho, cyangwa se nakwitegereza abone umuntu ufite ibintu bimeze nk'umwanda, sinzi wakoze mu ivumbi, sinzi wakoze mu makara. Ibyo byose rero ni ikibazo gikomeye. Ugomba guhora wibwiriza gukaraba intoki kenshi gashoboka. Niyo mpamvu ugomba kwibwiriza nyine ukagendana niba ari hand sanitizer cyangwa se wipes ko bishoboye, ariko umuntu akabona intoki zawe zifite isuku. Ariko kandi ntabwo ari intoki gusa. Niba uzi yuko ufite nk'ikibazo ukaba urwaye grippe, ugomba kwibwiriza ukagenda na papier mouchoir, kandi ukamenya ko ugomba kujya kwimusha cyangwa se kujya kwipfunira ku ruhande kugira ngo umuntu utamubangamira. Niba uzi ko urwaye inkorora, nabyo kandi uzirikane ko ugomba kugira ikinyabupfura ukajya ku ruhande mu gihe bibaye ngombwa. Ariko tukiri no ku bigendanye no kuba neat, ugomba kumenya ko ugomba guhanagura ibice by'umubiri wawe bitameze neza. Ntihagire umuntu ukwegera ngo abone ufite imyanda mu mazuru, cyangwa se ufite ingonera mu maso, cyangwa se mu matwi yawe n'ibindi bindi. Ibyo byose nabyo ugomba kuba wibwirije ko wabikoze, kandi umuntu wese akakureba akabona kabisa kuri neat, uri umuntu uri poze, uri hamwe, ufite ikinyabupfura kandi ufite isuku. Ikindi buriya abantu benshi batajya bitaho cyane ni ikigendanye n'ukuntu umuntu asa mu bantu. Apana isuku y'inyuma gusa, ahubwo n'ibyo yambaye. Ese wambara ibiki? Uri umuntu wambara ibintu bijagaraye utoraguye aho ubonye? Icya mbere, imyenda yawe wambara irateye? Niba ari imyenda iterwa, ntazagire umuntu rwose ukubona. Niba uri umuntu utunguka ahantu buri gihe, uri umuntu wambaye imyenda iri shifone, umuntu areba akavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho, menya ko nyine kukubaha no kugira ngo umuntu azakwegere abashe kugira icyo akubwira yisanzuye, byanze bikunze afite ikintu cyo kujajinga kuri wowe, avuye ngo uriya muntu utambara se n'imyenda iteye, njye namubwira iki? Ikindi cy'ingenzi gikomeye, bitewe n'ibintu wambara. Niba uri umuntu wambara ibintu bituma abantu bakwibazaho bakanakuvuga kenshi gashoboka, menya ko ari ikibazo. Iyi myenda surtout igaragaza ibice byawe by'umubiri buri gihe si ngombwa. Ugomba kumenya ko hari imyenda umuntu yambara yagiye guhura n'abantu, hari imyenda umuntu yambara yasohotse n'inshuti, hari imyenda umuntu yambara yagiye gusenga, hari imyenda umuntu yambara ku kazi. Ariko nibiteka wambara kugira ngo abantu bakuvuge kandi babone ikintu cyo kukugaya, iteka umenye ko ari ikibazo. Ibice by'umubiri wawe si ngombwa ko buri gihe bihora bigaragara. Menya kwigirira
ikinyabupfura kandi bitume nawe wigirira icyizere. Niba wambara umwenda utuma utabasha guhumeka mu bantu, ugasanga uri kurwana n'ikanzu, ugasanga uri kurwana n'ipantaro, ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Cyangwa se ugasanga umuntu yambaye umwenda udatuma ahumeka, ameze gutya buri gihe kubera ko ipantaro yambaye iramufashe cyane cyangwa se agapira yambaye karamufashe cyane, ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye. Uko ugaragara rero mu bantu burya nabyo bituma abantu bamenya niba uri umuntu utuje. Iga kwambara imyenda iguhaye amahoro kandi ituje, ituma uba wowe ubwawe. Wikwita ku kuvuga ngo ibi ngibi bigezweho, ahubwo ambara wa mwenda umuntu wese azakureba akavuga ati uyu muntu yambaye ibintu bimukwiye kandi rwose bituma ahumeka, bitamuteje ikibazo. Wikwita kuri opinions cyane cyane z'abantu, ariko kandi nanone ziteho kugira ngo ugire ubwenge bwo kumenya ngo niba abantu bari kundeba cyane, nizere ko batari kwita ku bigendanye n'imyambarire yanjye sirtu. Kandi ni ko hari ukuntu abantu usanga bakunda kuvuga abantu abagenzi babo cyane ku myambarire yabo, uriya muntu yambara amabara agaragara, uriya muntu ibintu yambara njye sinabyambara. Iyo aba ari ukuvuga gutyo gusa ariko batari kukunenga kuvuga ngo wambaye ubusa cyangwa se wambaye ibintu bigufashe cyane, cyangwa se uriya muntu ntahumeka, ntabasha guhagarara, ntabasha kwicara, urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Tukiri ku kigendanye n'ukuntu umuntu agaragara rero, ugomba kugerageza kwiga gukosora utuntu tumwe na tumwe dushobora gutuma tukubangamira wowe ukumva ntabwo wifitiye icyizere. Niba byose mu gitondo ukabona ufite agaheri, ntabwo ari ngombwa ko buri muntu wese uciye umubwira ngo shango nabyutse mu gitondo nasanga ndwaye igiheri, wumva uzi ko umwenda wanjye ucitse. Iyo wari uzi ko rimwe na rimwe ibintu wowe uri kwivugaho abantu benshi baba batanabibonye, ahubwo uko bivuga cyane niko babibona bakarushaho no kubivuga. Rero wibahereza umwanya wo kugira ngo babivuge. Ibintu bitameze neza bifixing. Niba uri umukobwa, isige light makeup, makeup gakeya rwose koroheje gatuma utaza kuba ufite ibibazo mu bantu. Wirinde bya bindi uri bwisige ugatuma abantu bakomeza bakubona uri kurwana n'umunwa, sinzi uri kurwana n'ingohe, uri kurwana na miruwari buri kanya. Oya, itonde uvuge ati ngiye gukora ibintu bituma nza kumva mfite amahoro, apana ibintu biza gutuma abantu bamvuga cyangwa ngo mbore amahoro yo kuba ngewe nahagarara mu bantu mbashe kuvuga nta kibazo, nta nkomyi, nta kuvuga ngo ndikandagira cyangwa se nifitiye icyizere gikeya. Menya ko utuntu duto tutameze neza kuri wowe birashoboka ko bishobora kukubaho. Ushobora kubyuka warwaye igiheri, ushobora kuba ufite ikintu runaka gituma wumva utisantareze mu bantu, mu maso yawe cyangwa se ku mubiri wawe. Ushobora guterura umwana akakwanduza, ushobora kurya ibiryo bikakumenekaho, ibyo bibaho. Ariko menya ko ugomba kurwana nabyo ukabifixinga mu buryo bwose bushoboka. Niba ari igitashi cyakugiyeho, genda mu kinyabupfura ry'ahantu runaka ubihanagure. Nibidakunda ubwo nyine ni uko nguko ugerageza ushaka ubundi buryo ubigenza. Ariko iteka ujye ugerageza niba uri nk'umukobwa kwitwaza nka esharpe, kuko iyo ufite esharpe niyo ari ikintu cyakumenetseho ushobora kuyishyira mu ijosi ukaba uyihisha aho ngaho. Niba uri umusore ukaba ubona bimeze uko nguko ukaba wambaye ikote, ubwo nyine ushobora kubyambara. Niba ubwo haba hashyushye ukaba uvuga ati niba ishati yanduye byibuze ndaba mpishe icyo kintu mu gihe runaka ntaragira amahoro. Ariko iteka ntugatungurwe n'ikintu runaka gishobora kukwangiriza look yawe cyangwa se appearance yawe mu bantu. Iteka ujye uhora witeguye. Hanyuma kugira ngo ubundi ubashe no kugira agaciro mu bantu muri kumwe cyangwa se ubashe kuganira n'inshuti zawe nta kibazo, ahantu hose ugize umuntu ube navuga ngo uri wa muntu byorohera kwegera ngo amubwire cyangwa baganire, ni uko ugomba kubanza gusikana environment ugezemo. Ahantu ngeze ni hehe? Ese ahantu ngeze ngomba kwitwara gute? Ni mu bantu benshi, ni mu bayobozi banjye, ni mu nshuti zanjye, ni muri famiye yanjye, ni mu rusengero. Aho hose umenye uko witwara. Ntabwo ubundi ugomba usanga hari igihe usanga umuntu avuga ngo ngewe ngo abantu bose baranzi ngo ngira amahane, ngewe abantu bose baranzi mvuga amagambo menshi. Jya witonda, upime ikirere wa mugani, umenye ngo ahantu ndi ni hehe, ngomba kuvuga ibiki, ngomba kwitwara nte, mbese cya kinyabupfura cy'ingenzi. Nugira ikinyabupfura kubera ko wamaze kumenya ahantu uri, ukamenya uwo muvugana n'uwo ubibwira, bizakorohereza. Ikindi kintu cy'ingenzi gituma ubasha kugira agaciro muri sosiyete urimo, abantu muri kumwe ukabasha kubaganiriza, umuntu akakureba akabona uri umuntu utuje uri hamwe, buriya bitangirira mu bwonko, mu bitekerezo byawe. Iteka uhore wihugura, ushakishe utuntu dushyashya wamenya, umenye ngo ni ibiki bigezweho, umenye ngo ni ibiki ngomba gukora muri ubu buryo. Ese utuntu tw'ingenzi utumenye ku buryo niba wicaranye n'abantu muri kuganira utaba lost mu kiganiro, usange bazanye ikintu runaka, topic runaka, basange nta kintu kimwe yizeho. Ni ukuvuga birashoboka ko waba utanayizi, ariko byibuze ukaba ufite utuntu twibanze two kubasha kumenya kuganiriza abantu muri kumwe. Ni ukuvuga ngo mu kiganiro ntago wowe uba left out, usange mwicaranye n'abantu, abantu baravuze birarangiye, wowe urinze ugenda utavuze n'ijambo na rimwe. Ntago ari ngombwa kuvuga buri kintu cyose bavuzeho, ariko byibuze gira ikintu runaka ushobora kubwira abantu. Mbese muri make tuma abantu bose bakureba baganira nawe, bumva uri interesting, bagira ikintu bashaka kwigiraho, bagira ikintu bashaka kumenyeraho. Kuko iteka nuba wa muntu ucecetse buri gihe uteze amatwi gusa udashobora gukontribute ku kiganiro runaka, ntabwo abantu bazakubahiriza, bazakubaha.
iteka rero bizatuma binagorana kugira ngo umuntu akwegere aganire nawe agire n'icyo akubwira kuko uri wa muntu utajya ugira ibitekerezo bishyashya. Ikindi kintu cy'ingenzi, iyiteho wowe ubwawe, wige gukora siporo, umubiri wawe ukoreshe rwose, utaba uri wa muntu uhora umeze gutya buri gihe, ahubwo uhora uri wa muntu uhora uri confident. Ikindi urye neza, kuko buriya akenshi iyo umuntu atanariye nyine n'ibitekerezo ntabwo bigenda neza. Ni bya bindi bajya bavuga ngo umuntu yakubwira nk'ikintu kumva akubwiye nabi ngo buriya muntu yashonje. Kubera iki? Kubera ko atariye. Kurya neza ni ingenzi kandi ukarya ibiryo byuje intungamubiri ukeneye mu mubiri wawe. Waba urwaye kwivuza, ukibuka iteka cya kintu mpora mvuga buri gihe cyo kunywa amazi, kuko kunywa amazi ni ingenzi, ndetse ukibuka gufata imbuto n'imboga kuko nibyo bigufasha kugira ngo bibashe kugufasha mu mitekerereze yawe ndetse no mu mubiri wawe, binakurinde n'indwara. Ngayo nguko rero nawe iteka rero niba wumva wifuza kugira umuntu runaka uba we, ukavuga ati ngewe Delphine ndashaka kuba uyu muntu runaka, ndashaka kuba uyu muntu, icara hamwe uvuge ngo icyo nshaka kuba cyo ni iki, ulisting ibyo bintu uvuge ngo nge ndashaka kuba uyu muntu runaka guhera ku kintu cya mbere kugeza ku cya gatanu. Noneho utangire uvuge ati kugira ngo ngere kuri ibi bintu nzabigeraho gute, nyuze mu zihe nzira. Noneho utangire nyine ubivive, ubibemo, abantu bajye bakubona, bumve bakwisanzuyeho, bashaka kuganira nawe, kandi ntube uri wa muntu umuntu yegera ngo yumva ashatse kumuhunga, ahubwo uri wa muntu umuntu yegera yumva ashatse kumuganiriza. Ngayo nguko rero ngibyo by'ingenzi ugomba kuzirikana. Niba nawe hari igitekerezo ufite ku byo tumaze kuganiraho, wacyandika muri comment, ariko kandi ntibagirwe gusangiza inshuti zawe iki kiganiro kugira ngo nazo bikigereho zibashe kumenya ngo ese nakwitwara gute, ese nabigenza gute. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya, na like yawe yagira ikivuga rwose. Ndizera ko nta kibazo, nizere ko ubwo ubutaha tuzakomezanya tuganira n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bidufasha kugira ngo tubeho neza kandi turusheho kungurana ibitekerezo, kwigishanya ndetse no kurushaho kuba abantu babazima banatanga ubuzima. Murakoze.